Hello guys, nizere ko mumeze neza. So uno munsi rero ndagarutse kubereka ya application yanyu abenshi yananiye kujoininga, ariko ngiye kukwereka impamvu imwe ishobora gutuma ujoininga iyi application nta kintu na kimwe ugendeyeho. So ngiye kubikwereka rero hano dukurikije uko izi coin zigiye zimeze. So turahera hano kuri Bitcoins. Niba mubizi neza, Bitcoin mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri izi mpera dutangiye z'uyu mwaka wa 2024, dore uyu mwaka nawo ugiye kurangira, Bitcoin yari iri ku bihumbi 28 by'idolari guys. None ubu tuvugana Bitcoin imwe iri kugura ama USDT ibihumbi 80,779 guys. Imagine kuva ku madolari kuva ku bihumbi 28 ukazamuka ukagera ku bihumbi 80, hafi 90 gutyo by'idolari guys. Imagine nta n'umwaka ushize basi, urumva uyu mwaka ugiye kurangira, umva uburyo Bitcoin imaze kuzamuka. Urugero rwa kabiri rero ni hano kuri Ethereum. Ethereum nayo niba benshi mubizi yari iri ku gihumbi 900 cy'idolari. None ubu tuvugana Ethereum imwe iri kugura ibihumbi 3227. Ibaze ibi bintu guys. None njyewe ndi kukubwira ngo injira muri FMC Pay wiyandikisha uhabwe bonus y'ama FMC Pay ibihumbi 2,500 bonus guys. Ubu tuvugana FMC Pay imwe iri ku idolari 0.006. Ejo FMC Pay ishobora kuzamuka ikagera wenda ku idolari 1, cyangwa se ikaza inyuma y'idolari, kuba n'ibihumbi 2,500 baguha bya bonus usanga kuri account yawe. Wumva amafaranga ufite guys. Kwinjira muri cryptocurrency ntimukizere ko ari ukwiyandikisha ngo uze uhita ubikuza. Abantu mukora mining murabizi, ushobora kumininga imyaka 3 utegereje kuzabikuza, ukabikuza cyangwa se ntubikuze. Bishatse kuvuga ko kwinjira hano muri cryptocurrency utinjira mugamije kuzamo ngo urabikuza. Abakora Pi murabizi, Pi yatangiye hashize imyaka 5 Pi itangiye, na n'ubu ntirajya ku isoko. So niuze ukiyandikisha hano muri iyi exchange ya FMC Pay ugakora account, bakaguha ibihumbi 2,500 by'ama FMC Pay nka bonus. Ejo FMC Pay ikazamuka ikagera ku idolari 1, urumva uba ufiteho amadolari angahe? Guys, mujye mwiyandikisha mutagendeye ngo turinjira mu kintu duhita tubikuza. Niko muri cryptocurrency bigenda. So tudatinze rero ngiye gufasha aba bantu kwiyandikisha byanze aka kanya. So icyo ukora rero uraza hano muri iyi application. Hano iyi muri kuyibona, uraza nyine urajya kuri Play Store usacingemo FMC Pay application. Ngiye kubereka ukuntu isa. So guys, ni ukuvuga ngo nugera kuri Play Store uraza usacingemo FMC Pay, hanyuma nubona barahita bakuzanira application imeze gutya. Nubona batakuzaniye application imeze gutya, umenye ko application wahisemo atariyo. Hanyuma urakora iki rero? Uraza ukanda hano install, hanyuma nimara kuzura urahita ukanda hano open uyifungure. So numara kuyifungura rero, barakuzanira izi option uko ari ebyiri, sign in na sign up. Wowe icyo ukora rero urakanda hano handitse sign up.
kuko nta account ufite. So aha hambere rero baba bagusaba gushyiramo username. Wenda username reka nkoreshe Olivier ndenzeho n'umubare 5 bifatanya pana bidatandukanye. Ushobora no kubirekera gutya udashyizeho umubare, nta kibazo, biremewe. Hanyuma ushyiremo email kandi ushyiramo ni email utakoreshejeho account nimwe, utakoresheje wiyandikisha. Hanyuma hano ugashyiramo password. Urugero ngiye kuyishyiramo muyibona kugira ngo umenye password isabwa n'uburyo yandikwa. Ngiye gushyiramo Rwanda @123. Uko byanditse ukabanza inyuguti nkuru Rwanda, ndayishyiramo muyibona kuko n'ubundi iyi account niyo kubigishirizaho, ntabwo ari iyo kugumana 123. Hanyuma rero hano kuri referral ID, ni ukuvuga ngo hano ugomba gushyiramo referral ID y'umuntu wagutumiye kugira ngo uze guhabwa bonus y'ama FMC Pay. Niwinjira nta referral code ushyizeho ugasanga account yawe iri empty, ntugire ngo hari indi mpamvu wenda yabiteye, uraba winjiye nta referral bonus cyangwa se referral ID option washyizeho. Nubwo hano baba bavuga ngo option ngo ntago biri ngombwa, ariko biri ngombwa kuko kugira ngo tuze guhabwa tuze guhabwa yama FMC Pay 2,500 nka bonus baduha. So hano rero ngiye kujya kuri WhatsApp nzane referral ID y'umuntu wanumiye. So referral ID rero nayizanye, ngiye kuyipestingamo hano. Referral ID murabona ko ari imibare 3, 6, 9, ni imibare 9 ukayishyiramo. Ni ukuvuga ngo referral ID uri bushyiremo ni iyi ngiyi, ni iyi mibare. Ndaza kuyisiga hehe? Ndaza kuyisiga muri description y'iyi video. Icyo ukora wowe urajyamo uyikopiye cyangwa se ureba ahantu yandika, uze kwibuka kuyishyiramo kuko nutayishyiramo ugasanga account yawe iriho empty, ntumbwire ngo bonus ntago bayiguhaye. So hano rero iyo umaze gushyiramo iyi step nayo uhita utekingamo aka kantu ukakavivura. Urakavivuye, urabona ko sign up ihita ihindura ibara, hanyuma ugahita uyikandaho ugategereza. Hano rero bakuha agakode muri ya email yawe. Ni ukuvuga ngo email wakoresheje baguhaho code. Tugiye kujya muri email yacu dukuremo code batwoherereje. Bashobora kuba bayikohereje ako kanya ugahita uyibona. So ngiye barayinyohereje ngiye hano muri notification, ariko nutayibona muri notification winjira muri email yawe ukaba ariho ujya kuyirebera. Urabona ko ni 5768558. So katishyiremo 5768558. Ndakeka ni iyi ngiyi nimba ntibeshye, ubundi ugahita ukanda hehe? Ugahita ukanda hano confirm. Gategereza. Murabona ko hano bahita bakubwira gute? Bahita batubwira ngo account hano bahita batubwira ngo account hano batubwira ati successful registration account. Ni ukuvuga ngo hano tugiye guhita dukanda hano sign in. Tugiye guhita dukanda sign in kugira ngo twinjire muri application dukore icyo twita KYC. Hano turakoresha iki rero? Turakoresha ya username twamaze gukoresha mu kanya twiyandikisha, ni Olivier. Hahita nokura Olivier 5, kandi ukareba ko bidatandukanye. Olivier 5 ugashyiramo na ya password ni Rwanda @123. Niyo password twakoresheje, murabyibuka. Hanyuma ugahita ukanda hano handitse sign in. Gategereza. Kandi nkwibutsa niba utarakora subscribe kuri iyi channel, nyamuneka
kora subscribe none ahangaha kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru nk'aya ngaya. Business zidasaba igishoro zirahari, application ushobora gukoreramo amafaranga nta gishoro zirahari. Wowe icyo ukora no gukora subscribe ukadukurikira kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tugenda dushyiraho umunsi ku wundi, kandi ujye wibuka gufungura inzogera kugira ngo notification uyibone. So hano rero murabona yuko tugiye kongera dukore kompa. Hano rero murabona ko kode barasa nk'abayanze, hari igihe byanga nk'uku nguku nyine, ariko turongera dusubire inyuma kugira ngo turakora sign in kugira ngo bigende neza. Hari igihe babyanga, niyo mpamvu muri cryptocurrency nyine bisaba guhozaho Olivier 5 ugahita wongera ugasubizamo password Rwanda, kongera ugakanda sign in, hanyuma bakongera bakaguha akandi gakode muri email. Hari igihe babyanga nyine, kode bakunda kuzanga. Kubera iki? Kubera ko ziba zamaze n'akanya, barazangana. So iyo ubonye rero hano notification yawe itinze cyangwa se muri email bitinze, ujya kuyirebamo nyine, ujya muri email yawe ukarebamo ka gakode. Tujye muri email, turakora refresh. Murabona ko kode bamaze kuyishyiramo, niyo iyi ngiyi. Uraza ukayikandaho cyane ukayikorera copy, wamara kuyikorera copy ukagaruka hano ukayipestinga hano, ukayipestingamo ugategereza. Hano rero bari kutubwira ngo 25 euro, ni ukuvuga ngo 25 yanze. So niko bari kutubwira, ariko wenda biraterwa nuko dushobora kuba dufitemo indi account. Murabizi ko kugira account nyinshi muri cryptocurrency bidakunda, so nabyo rero bishobora kuba ari cyo kibazo. So guys, murabona yuko rero bikunze. Naje kumenya yuko ari ama network yanjye yari yanze, ariko wowe iyo ufite network mu kujya mu nsengera, dore nkoresha network igenda gahoro, igenda nk'iki nk'akanyamasyo. So rero iyo umaze gushyiramo ya kode yawe rero wabirangije byose, ikiba gisigaye rero bahita bahingutsaho iyi step rero utayisimbutse. Icyo uhita ukora, uhita uza ugakanda hano handitse verify now, ukahakanda. Murabona ko system ntiri gukunda kubera network nkeya. Network nsigaye nkoresha ni nke cyane. So hano rero iyo umaze kuhagera bagusaba ibintu by'ingenzi ubundi uba ugomba gukurikiza. Hano ni ibintu bitatu. Icya mbere uba ugomba gukurikiza, ngiye kukikwereka, ni iki cyanditseho ngo personal information. Aya ni amakuru akuranga kandi amakuru ya nyayo. Icya kabiri rero uba ugomba gukurikiza ni iki cyanditseho ngo government insured ID. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gushyiramo ID yawe. Ni ukuvuga ngo udafite ID ntabwo wemerewe kujoininga, iyi wallet ya FMC Pay. Step ya gatatu ni yanditseho ngo first recognition. Ni ukuvuga ngo wifata ifoto y'imbere. Ushobora kwifata selfie, ni ifoto nyine, ni isura yawe. Baba bakeneye kureba isura yawe ko iyi myirondoro yose tuvuze haruguru washyizemo ko ari iyawe. Kugira ngo uyuzuze rero uraza ugakanda hano handitse ngo verify now hano hasi kugira ngo wuzuze iriya myirondoro. Hano rero nk'uko muri kubibona habanza ID. Ushobora kuba ufite passport cyangwa se drive license
bitewe, ushobora kuba ID warayitaye ariko ufite perime, ushobora kuba warataye perime ariko ufite ID, ushobora kuba warataye drive license na ID ariko ufite passport, uhitamo icyo ufite. Twebwe rero dufite ID, murabona ko ari ibanza, n'ubundi ntacyo duhinduraho, ntacyo duhindura, wowe icyo uza ugakanda ni hano continue. So hano rero icyo uba ugiye gushyiramo step ya mbere twayibonye ko ni government issued ID card. Ni ukuvuga ngo hano ushyiramo ibijyanye n'umwirondoro ukuranga. Igihugu rero hano hambere baba bagusaba igihugu, uraza ugasacingamo igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni Rwanda, ukarushyiramo. Uri mu Burundi washyiramo Burundi, uri US washyiramo US, ibihugu byose hariya biba birimo. Hanyuma hano ushyiramo izina rijyanye n'iriri ku rangamuntu, right? Ushyiramo izina rijyanye n'iriri ku ndangamuntu, sibyo? Ushyiramo. Ngewe rero wenda kubera ko ngewe namaze gukora account, n'ubundi nshobora kubishyiramo ntibabyemere, bakambwira ko amakuru yatanzwe. N'ubundi ngiye kukwereka uko uza kubikora wowe, nta hantu na hamwe usimbutse. So hano rero ha gatatu dushyizemo, hano barakubwira ati first name ni izina rya mbere niryo ushyiramo, hano ha kabiri ugashyiramo last name, izina rya kabiri witwa, hano ushyiramo itariki y'amavuko, uraza ugakanda hano kuri aka kantu amatariki ahita aza. Ushobora kuba waravutse tariki ya mbere ukabishyiramo, ukamanura hano January, ushobora kuba ugashyiramo wenda itariki wavutseho, uramanura zikaza, umwaka nabwo ukamanura ugashyiramo umwaka wavutseho, byose ugahita ukanda hano confirm igihe wavukiye kikajyamo. Hano rero handitse ngo card number, ushyiraho ya nimero iri kuri ID yawe, nyine iri ku ndangamuntu yawe, niyo ushyiramo. Hano handitse ngo card number. Hano rero umujyi ushyiramo umujyi uherereyemo, niba uri mu karere ka Rusizi ushobora kureba nyine umujyi wa Rusizi, nyine ukaba ari ushyiramo agace ka Rusizi kazwi muri uwo mujyi, sibyo? Hano rero bakakubwira ati shyiramo akarere, ugashyiramo akarere iyo ndangamuntu yawe irimo. Niba utuye mu karere, indangamuntu yawe warayifatiye mu karere ka Gasabo, ukaba ariko ushyiramo, right? So hano rero handitse ngo address, hano ushobora gushyiramo umujyi, address nyine yawe ushobora gushyiramo, ushobora no kwandika Kigali, address ya Kigali, ushobora no kwandika ngo address yo washyiramo yose, niyo washyiramo agace k'ahantu nta kibazo, si ngombwa. Hano rero handitse expired, hano handitse ngo expired, uraza hano ugakanda kuri aka kantu ugashyiramo, uraza ukagakandaho, hanyuma ugashyiramo imyaka iri hejuru, ushyiramo umwaka uri hejuru. Urugero ushobora gushyiramo za 2100, niwo mwaka wa nyuma uri hano, ushyiramo 2100 ukarekera aho ngaho, wenda ugahita ukanda hano confirm bikajyamo. Hano kuri expired baba bavuga ngo bakubaza igihe indangamuntu yawe izarangirira. Hano irangamuntu yacu murabizi ko itarangira, hano ushyiramo imyaka iri hejuru. Iyo ibi rero ubirangije, hano hahita hafunguka, hano handitse ngo confirm, ugahita ukonfaminga. So step ya kabiri ikurikira rero nk'uko twari twayibonye, uhita ukurikizaho niyo guhita ufotora ID yawe. Ni ukuvuga ngo gufotora ID, ufotora igice cya mbere kibanza, ugafotora n'igice cya kabiri cy'inyuma, nyine kumwe uhindukiza ID yawe inyuma nabwo ukayifotora. Iyo ni step ya gatatu. Uhita ukanda continue hasi, ugahita ukurikizaho step yo kwifata selfie. Twayibonye nayo ko ariyo step isa nkaho ari iya nyuma. Guys, ibi bintu koko bibagora gute? Ibintu byoroshye gutya koko bijya bibagora gute? Tuvugisha ukuri.
Gufungura account, gukora KYC ni ibintu byoroha, ariko njyewe njya nibaza ikintu kiguhoramo kirimwo, ariko njyewe bikancanga rwose. Ni ukuvuga ngo iyi step iyo uyirangije, njyewe muri step zigoye nkeka ko ari iyi step ibagora, ariko iyi ndayisobanuye. Naho step ikurikira niyo gufotora indangamuntu yawe. Ifoto ya mbere yo hejuru ufotora igice kigaragaza indangamuntu yawe. Ifoto ya kabiri ugafotora igice cy'inyuma kigaragaza indangamuntu yawe, ugahita ukanda hasi handitse ngo continue. Step ya gatatu bakurikizaho twayibonye ni physical verification, kwifata ifoto y'isura kugira ngo bamenye niba iriya myirondoro yose watanze ari iyawe koko, niyo ndangamuntu ari iyawe ushyizemwo, atari iy'undi muntu watiye. So nibyo baba bagira ngo bamenye. Urumva ko iyo verification ya nyuma nayo ikenewe. Hari abantu rero bayigeraho bakayisimbuka, bakayirenga. Iyo uyisimbutse ntago babuza kukubwira ko account yawe bagiye kuyicekinga, barayicekinga n'ubundi bakakubwira ko byanze. Abenshi rero iyi step ntibajya bayirenga kubera kuyikora nabi. So njyewe ndakubwiza ukuri ko ibigora ari ibingibi. Naho kuvuga ngo kwifata selfie byanze, ngo gufotona ID byanze, byanga gute? Mumbwiza ukuri. Andika muri comment umbwire ngo njyewe nariyandikishije muri iyi application kwifata selfie birananira, cyangwa se nkizemo isura yanjye barayanga. Gute? Byanze gute? Fotora amafoto agaragara neza, nawe ujya ahantu ufotore isura yawe, amatwi yombi agaragara, maze account yawe yange kuza kuba verification. Ikindi, gukora account nijoro hari igihe bidakunda bitewe nuko haba hatabona, cyangwa se n'urumuri ruba ari rukeya. Ubikora ku manywa, ukabikora wenyine nta kavuyo ufite, nta kuntu account yawe itaba verified. So iyo birangije rero uricara ugatuza, ugategereza yuko account yawe ugategereza ari amadolari baguha, ndumva FMC Pay 2500 bingana n'idolari 1.70. Nababwiye ngo kujoininga cryptocurrency ntago bisobanuye ngo urinjiramo uhita ubikuza. Nta gishoro uba usabwe. Kora account, shyiri application muri telefone yawe, ubundi witurize, wicare hari uvuga ati amafaranga yanjye ndayabitse, ndayategereje, igihe cyose iyi coin izazamukira nzabikuza. Ibyo hari icyo bigutwaye mu buzima bwawe? Guys, tujye tuganira, wenda dushyire no mu gaciro. Hari icyo bigutwaye? Niba se application ubona iri gutwara umwanya, n'ubundi link umuntu arayihorana, yisibe muri telefone, ariko wizere ko ukibuka username wakoresheje ndetse na password. Mu gihe twatanze amakuru ahagije muri groupe, ndasiga namba yanjye muri description. Mu gihe twabonye amakuru ko coin yazamutse, tuguha amakuru muri ya groupe, ugende wongere udownloading application, wongere ukore sign in ukoresheje ya username wakoresheje wiyandikisha, hanyuma ubikuza amacoin yawe. Niba koko application yabo umwanya munini muri telefone yawe, wowe ukora account isaha n'isaha, ayo madolari yawe 0 nako idolari 1.70 wicara uziko ubifite kuri account yawe. Wafunguye account muri FMC Pay, ubundi wicare witurize. Ibi bintu hari icyo bigutwaye? Ibi dukoze hari icyo bigutwaye? Kubera iki abantu rimwe na rimwe sinzi impamvu tutaba dushaka gukora online? Hariho amafaranga online, hariho amafaranga kandi nta gishoro watanze guys. Online harimo amafaranga menshi kandi nta gishoro watanze. So niba ukeneye link yo kwiyandikisha ndayisiga muri comment, nimero yanjye ya WhatsApp ndayisiga muri description, uceho nanuza na invitation code ndayisiga muri description. Nuwinjira udashyizemo invitation code ugasanga account yawe iri empty, ntunyandikire umbwira ngo nabuze bonus. Icyo cyo nakivuze. Nujya muri description ntuburemo invitation code, unyandikire kuri WhatsApp, ntago uri bubure invitation code ngo naburemo nimero yanjye ya telefone. Thank you so much, ndabakunda. Wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo
kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru nk'aya ngaya, ujye ubona video nk'izi ngizi zigufasha kwiteza imbere, zigufasha gukorera amafaranga online umunsi ku wundi, kandi wibuke gufungura inzogera kugira ngo notification ya mbere ujye uyibona mu ba mbere. Thank you so much, ndabakunda kandi